Agasobanuye kacu k'uyu munsi tugatangiranye n'umugabo wari urimo atera amarangi ahantu bashyingura abantu bapfuye. Gusa muri ako kanya arimo atera amarangi yatangiye kuba yakumva amajwi arimo atabaza cyane, arimo kwaka ubufasha. Mu kwitegereza neza atangira kuba yakibaza ahantu ayo majwi arimo araturuka. Muri uko kwibaza yatangiye kuba yashakisha ahantu yaba ari kumva ayo majwi. Yakomeje kwegera yumva ahantu bari bashyinguye hashyashya arimo atera amarangi, niho ayo majwi arimo araturuka yaka ubufasha. Muri ako kanya yahise afata ikintu cy'igitiyo gikomeye cyane, atangira kuba yasenya amatafari yari ari aho ngaho bari bahashyize bubatse kugira ngo bakupire ahantu bari bashyinguye abo bantu. Mu gukuraho yihuta cyane yatangiye kuba yakumva ari ijwi ry'umugore ririmo ryaka ubufasha ndetse riri kumwe n'umwana. Aratungurwa cyane atangira kwibaza ibintu byinshi arimo asohora serikeye, akajya avuga ati mana yanjye, ibi bintu ni ibiki? Ni ibintu bitabaho, aba bantu ni abagome babashije kuba bakora ibi bintu. Ariko abona umugore arimo azamura serikeye arimo atabaza cyane. Umugabo yarabikoze arangije n'amatsiko menshi ahita afungura serikeye. Yatunguwe no gusanga harimo abantu bazima bashyinguye bakirimo umwuka. Asanga ni umugore ndetse n'umwana, gusa umugore we yari agaragara ko yavuyemo umwuka. Umugore yahise afata umugabo atangira kuba yamubwira ati rero wa mugabo we, uyu muntu wakoze ibi bintu ni umugabo wanjye, ni wowe wanshyinguye aha ngaha. Icyo nagusaba ni uko wafata uyu mwana ukabasha kuba wamundokorera, njyewe ndi kumva ntameze neza, n'ubundi ndi mu marembera yo kuba napfa. Barakwereka umugabo kuko yahise akuramo wa mwana, arangije aba yabwira umugore ati ese none urabasha kuba wabamo? Ako kanya akiri aho ngaho umugore we yahise aza avuye guhaha, asanga umugabo we ateruye umwana. Atangira kubaza ati se wowe bimeze bite ko mbona uteruye umwana w'uruhinja? Iwancu inyuma se ufite undi mwana ku ruhande? Umugabo yatangiye kuba yamusobanurira ibiri kujya mbere. Umugore arangije aratangara cyane, ni ibiki? Ntabwo byumvikana, bashyinguye umuntu ari muzima? Umugore mu kwitegereza nawe abona harimo umugore bashyinguye wari kumwe n'akana. Ako kanya akiri aho umugore w'umumarayika yahise aza abonekera abo ngabo, atangira kuba yabwira ati mugerageze muve aho hantu. Umugabo yahise abwira wa mumarayika ati hano hari umuntu bashyinguye ari muzima, gusa ndi kubona we ashobora kuba yitabye Imana. Nuko marayika yakomeje kuba yababwira ati mugerageze muve aho hantu mwirukanke, kuko umuntu wakoze ibi bintu ni umugabo w'uyu mugore kandi ni umugome cyane, abasanze aha ngaha yabica, kandi koko umugore yapfuye. Mugende uwo ngo mumusiga aho ngaho, ntago biri bube ibintu birenze nimuba aho ngaho, gusa nyine biraba birenze. Umugabo nabasanga aho ngaho barakwereka wa mugabo wari wakoze ibyo ngibyo byo gufata umugore we akamushyingura hamwe ndetse n'umwana. Yakomeje kuba yahaza aho ngaho bari bashyinguye uwo mugore ndetse n'umwana, undi niwe wari wabikoze. Umugore yakomeje kubabwira ati mwirukanke cyane, dore araje, ubu mbabwira vuba. Barabyumvishije bagira ubwoba, kuko bahise bava aho ngaho bitaraba ibintu bibi cyane, kubera ko n'umugabo yari yahageze. Umugabo mu kwirukanka cyane aza asanga muri serikeyi nta kintu kirimo, arangije agira umujinya aravuga ati mana yanjye we, ninde wakoze ibi bintu? Barancitse, ndababaye cyane, gahunda zanjye barazishe. Ati koko mana yanjye ko ntaye umutwe, noneho ndagira ni mana we, banyiciye gahunda, ntibabashije kuba banturuka. Ati he, yatangiye kuba yanakica ahombanya ya serikeyi, gusa umujinya uramwica. Ariko nyine barakwereka ntabwo tuzi ahantu n'uriya mugore yari yagiye. Ukurikire iyi filime uraza gusobanukirwa uko byagenze. Umugabo yakomeje kwitonganya aravuga ati mana yanjye, ndamutse nkufashe noneho
bavuga ko nagushyinguye uri muzima, naguswaho alisanse ubundi nkagutwika nkavaho. Umugabo barakwereka yarirukanse yataye umutwe, barakwereka uko ibihe byagiye byicuma, umwana yarakuze agera no mu gihe cyo kuba yagera mu mezi atandatu yaratangiye kurya, bigaragara ko yari yishimye, yari yabonye umubyeyi umwitaho. Umugabo yaraje yegera umugore we aramubwira ati mbega byiza we, ati murishimye cyane, ati nanjye ndi kumva nishimye ndizihiwe cyane rwose, ati dore rwose Imana yaduhaye umwana w'umukobwa kandi mwiza, ati Mana we ni keza cyane. Umugore yakomeje kuba yabwira umugabo ati Imana yarakoze kuba yaduha aka kana, ndi kumva nishimiye rwose, ati urandebera ukuntu twari twarabuze akana, none reba Imana idushumbishije umwana wo kuba twakirerera. Umugabo barakwereka n'umugore we bari bishimye, yari umuryango wari unezerewe bafite n'akana, ndetse byagaragaraga ko banasa utakeka yuko atari umwana wabo. Bakomeje kuba bakanezerwa bishimye bakajya bagakinisha, bigaragara ko ako kana bari bagakunze cyane. Umugabo yakomeje kuba yabwira umugore ati tugire tunuzuze iyi nzu, tubone ahantu hanini ho tuzajya tuba turi kumwe n'umwana wacu mwiza cyane. Umugore yakomeje kuba nawe yabwira umugabo ati nibyo rwose ibintu uri kuvuga, ati umukobwa wacu tugomba kugira ahantu hanini tujye dukina twirukanke, ati tumwubakire n'icyumba cye ndetse tugitake neza umukobwa wacu, ati sheri wakumva ukuntu uburyo nishimye se. Barakwereka uko ibihe byagiye bishira, akana kabashije kuba kakura kaba akana gakuru ndetse kavamo umukobwa mwiza cyane. Baje kuba bajya ahantu bakinira batembera we na mama we, barakwereka umwana yabwiye mama we ati ngiye kwihisha uraza kuba wamvumbura, ati mama we yaremeye abwira akana ati genda mukundwa, noneho nuhagera umbwire yuko wageze inze nkurebe. Barakwereka akana karagiye kabasha kuba kakihisha, mama we akari kugahamagara cyane ati mukundwa uri hehe mukobwa mwiza uri hehe. Gusa mu mahirwe makeya barakwereka cya kigabo ndetse cyari kigiye kubasha kwica mama wako, ndetse nawe ari bazima cyaramubonye gihita kivuga ati noneho ubu ngubu ngiye kuba nagufata byoroshye, ati wari uzi yuko wancitse none ngiye kugufata. Barakwereka umugabo yaje asatira ahantu ka kana kari kabasha kuba kamushimuta, yari yarakurikiranye amakuru y'ahantu ako kana kaba gaherereye. Barakwereka umugore yahise abona umugabo arimo ashimuta ka kana, nabo bari baramuperereje amakuru basanga uyu niwe se wa ka kana. Umugore yarabibonye ko nanone kimushimuse cya kigabo, arangije aratangara cyane aravuga ati no ntibishoboka, ibi ni ibiki, ati ujyanye n'umwana wacu wa mugabo we. Nuko umugabo aravuga ati mwana wawe nta n'isoni, njyewe urabona uri gukina nawe, wowe se waramubyaye. Umugore yaje asatira ahantu imodoka yari iparitse, asanga umwana atwaye n'akantu k'akabano, arangije ararira cyane ari gutabaza, gusa ise nawe yari ari mu nzira yagiye kuzana moto yo kuba yabacyura. Mu rugo asanga umugore arimo aratabaza cyane ari kuvuga ati sheri dore umwana wacu baramujyanye, ati cya kigabo cyari kigiye kubashyingura ari bazima kiramujyanye mu modoka, ati sheri mbabarira unyumve. Umugabo ati ni ibiki uri kumbwira, ati kuko nari kubyumva neza, ati imodoka ni iriya se, yewe, atuburira abo batuyikurikire. Barakwereka umugore kuko yaruriye kuri moto babasha kuba bakurikira wa mwana. Akana kagiye mu modoka karimo gatabaza cyane kavuga ati wa mugabo we unjyanye, wambabariye nkisangira mama, kubera iki unjyanye. Umugabo yahise abwira umwana ati ceceka aho ngaho wa rwana we, kumbwira mama wawe se ni njyewe wakubyaye, bariya ntabwo ari ababyeyi bawe, se nyine ceceka. Umwana ati nibo babyeyi banjye nibo nzi,
wandetse nkigendera uri kunjyana he? Ati Mana we nimuntabare. Cya kigabo cyakomeje kuba cyagira umujinya ati ceceka aho ngaho se barwana, ndi kukubwira ko ari njyewe baba barasa ababyeyi bawe. Ati kandi nukomeza kunsakuriza ndaguhondagura ubugoryi bukuvemo. Nakwereka akana kakomeje kuba kahondagura imodoka gatabaza cyane, nuko akana baragashorera bakajyana mu ishyamba, ari cya kigabo kiri kumo kibikora. Umugabo yamuzanye hakuno aha ngaha atangira kuba yagatatiza cyane, akana karimo gabwira umugabo ati wandetse ko wowe uri kumbwira ko uri papa wanjye kandi utari we, njyewe nakuze mbona ababyeyi banjye, bityo uri kumbeshya. Ikigabo kiti ni njyewe wakubyaye se nyine, ntabwo uri kubasha kuba wanyumva, kandi wowe nta nubwo mukunda. Nyoko yakubyaye ari umukobwa kandi nashakaga umuhungu, wowe sinkushaka. Barakwereka wa mugabo ndetse na wa mugore babashije kuba bafata ka kana bagatoraguye aho bari babashyinguye ari bazima, bakareze kakaba gakuru. Barahageze basanga umugabo yamushimuse. Umugore ahita abwira umugabo ati reba nguriya, reba wa mwana wacu, dore ngaho ari ahantu bamujyanye, tugende tujye kumufata. Umugabo yabashije kuba yabwira umugore ati tuza, wikwihuta cyane, ushobora kuba wagenda bakaba batugirira nabi, ahubwo ushake ubutabazi bw'ibanze, hamagara polisi zidufashe. Umugore ati ibyo ngibyo uri kumbwira simbyumva, itabara umwana. Umugabo yabashije kuba yamubwira ati wowe hamagara polisi, njyewe ubundi njyewe ngende njye hariya mbashe kuba natabara uriya mwana, ati wowe usigare uri guhamagara. Umugore yakomeje kuba yambwira ati imbabarira wirukanke rwose, ibyo ngibyo uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva, genda utabara uriya mwana. Umugabo ati wowe tuza, nsiragira ngende bahite banyica, wowe ahubwo hamagara polisi ize idufashe. Akwereka umugabo yahise agenda ajya gutabara wa mwana. Umugore nawe asigara arimo arahamagara polisi kugira ngo ize ibe yabasha kubatabara. Umugore yarabikoze ahamagara kuri polisi, ari nako wa mugabo arimo atoteza umwana cyane ati ubu ngubu ngiye kukugirira nabi, murangize muvaneho. Ubwo rero mwari muzi yuko mwancitse. Ati ese ubundi nyoko ari hehe ko ntigeze musanga aho nari nabashyize? Umukobwa kakana gakomeza akabwira cya kigabo ati wowe ibyo uri kuvuga ni ibiki ko ntari kubimenya? Ati ntabwo uri papa wanjye. Ikigabo giti wabyanga utabyemera wabyumva? Ati ngomba kuba nakwica kuko narakwibyariye. Ati wowe uranze ariko ubundi ati ni njyewe wabipanze, ibi ngibi byose ngomba kuba nabisoza. Ariko umugabo yaraje abasha kuba yagera aho ngaho icyo kigabo cyari cyashimutiye kakana cyitwa ngo ni papa wacyo. Ibi bintu ntabwo ari byiza cyane kuba uri umubyeyi ukaba wavuga ati wishimiye umwana ngo kuko ari umukobwa cyangwa se umuhungu, kuko ntabwo ubuze icyo Imana yamuteganyirije kugira ngo ube wamukorera ibintu nka biriya. Ikigabo cyakomeje kuba cyatunganya umugabo ati wowe uraje se urukumva ufite imbaraga zirenze uje kuba warwana nanjye? Urandebera ukuntu uri kwifatishwa umwana wanjye? Ati mumereze, ni njyewe ufite kuba namukorera icyo nshaka. Kana kakomeje kuba kabwira ikigabo ati wowe ntabwo uri papa, reka kubeshya aho ngaho, papa wanjye n'uyu nguyu turi kumwe, kubera icyo ushaka kungirira nabi. Ikigabo cyakomeje kuba cyabwira akana ati wowe ntabwo uri kunyumva ibyo nkubwira, njyewe wowe uri umwana wanjye, ni njyewe wakwibyariye n'amaraso yanjye. Uwo mugabo muri kumwe ntabwo ari ababyeyi bawe, ntabwo uri kunyumva, ntabwo utega amatwi ngo nkumve. Wowe baragufashe barakujyana bajya kukwirereshwa kugira ngo ube wakura, kandi njyewe ari njyewe ufite ububasha bwo kuba nagukoraho icyo nshaka, nakubyaye. Akana kakomeje kuvuga ati wa mugabo we uranshaka wiki, wandetse ndekura, gira vuba vuba ndeka. Kigiye kumufata umugabo yahise amusunika ati wowe urashaka iki kuri uyu mwana? Nta n'isoni. Umujinya warakishe gitangira kuba cyakikura mu mutwe, uvuga ati wowe nshobora kuba nagushwanyaguza, wowe ukabona ufite imbaraga zandenza amavi, nta n'isoni. Uri kwifatishwa uwo mwana se nyine kanze nkwereke. Muri ako kanya umugore yarahamagaye polisi, yarahageze abasha kuba yafata wa mugabo
nuko polisi ibwira umugabo ati wowe kanya ubu ngubu urafunzwe hejuru y'ibikorwa bya bibi. Ndetse umugabo yari afite amahane menshi cyane ari kubwira polisi ati ndekuzwa se nyine, uyu nguyu se si umwana wanjye bari gushaka gutwara. Igikabo cyakomeje kuba cyabwira umwana ati wowe wa mwana we uri umukobwa wanjye, abo ngabo barakubeshya, baragufashe, barakwirereshwa, bagushyiramo ibikode kugira ngo utazabasha kumenya. Ati rero ushaka waza tukagenda. Agakobwa kahise kabwira cya kigabo ati wowe ntabwo uri umubyeyi wanjye, ababyeyi banjye ni aba ngaba, ndetse papa na mama nibo bankujije, wowe sinzi ibintu uri kuvuga, wari uri kunshimuta ushaka kungirira nabi untwaye mu modoka, wari uri kumbwira ko ushaka kunyica, ahubwo nibakujyane bagufunge kuko sinzi wowe iyo waturutse. Nuko barakwereka akana kabashije kuba kasomera umugabo cyane, kubwira ati wowe niyo waba uri papa uri umugome cyane, wowe nta nubwo wambyara, uri kunyitirira, ababyeyi banjye ni aba ngaba beza. Umugabo yakomeje kuba yagira umujinya, gusa ari no mu maboko ya polisi akomeza no kuba yakisararanga agaragaza ko yari afite kamere mbi. Polisi yahise imukurubana ibasha kuba yamujyana kugira ngo imufunge. Barakwereka ababyeyi ba wa mwana bari bamufashe bamwadopsi bakomeje kuba batangara cyane, baravuga ati mbega umugabo mubi cyane, mana yanjye we. Nyina wa mwana yahise abayo abasha kuba yabwira umukobwa ati mwana wanjye ndagukunda cyane, ati ni twebwe ababyeyi bawe bakureze, ati uriya mugabo yari ashaka kuba yakugirira nabi, ati ariko humura turahari, nari mbizi yuko uza kuba amahoro. Umugabo yakomeje kuba yabwira umukobwa we ati humura mwana wanjye, ubu ngubu uri mu maboko y'ababyeyi bawe, nta kintu uri bubashe kuba waba. Akana karikirije noneho gatangira kuba kakiruhutsa, ariko umubyeyi agakora mu mutwe umugore akabwira ati ndagukunda mukobwa mwiza. Umwana yabashije kuba yabwira ati murakoze cyane muranabaye, ni mwebwe babyeyi nzi, ati uriya mugabo twaje mu modoka arimo ambwira nabi cyane, ambwira ngo agiye kunyica, ati ngo niwe papa, arimo arambeshya, gusa ni umugome cyane, ni umuntu mubi, nari mfite ubwoba, gusa murakoze kuba mwaje. Umubyeyi w'umugore yakomeje kuba yambwira ati humura rwose mwana wanjye, nta kintu kibi kizakubaho, duhari, turahari, turi ababyeyi bawe, icyo uzakenera cyose tuzajya tukiguha, tukiguhere igihe ibyo tuzaba tuba tubashije kuba twabona dufitiye ubushobozi, kandi ndagukunda cyane. Yaramwegereye abasha kuba yanamusoma ku gahanga amwereka urukundo rwa kibyeyi, kandi akabona yuko koko aribo babyeyi be. Nuko iyi filime yacu yagenze irangiye. Ni byiza kuba wafata umwana nk'uwawe kabone niyo waba utaramubyaye, gusa wari wabonye yuko agiye guhura n'amakuba, kandi si na byiza yuko wahita ubwira umwana ukiri mutoya inkuru ya kera ibabaje yaba yaramubayeho. Byaba byiza ari uko wenda ubimubwiye yarabashije kuba umuntu mukuru cyane ushyira mu gaciro, ndetse akabasha kuba yakanariza akamenya agaciro k'abo bantu baba barabashije kuba bamutabara, bakaba banamuha uburere bukwiye nk'umwana wabo. Barakwereka barishimye kubona bari batabaye umwana wabo wari ugiye guhura n'amakuba. Bakomeje kuba babona yuko uriya mugabo atari umuntu mwiza, ahubwo ari inyamaswa. Barakomeje bagenda bataha bishimye. Murakoze kureba iyi video, ndabakunda, nawe utaha ndagushishikariza gukora subscribe utarayikora, nshimira cyane n'uwayikoze. Murakoze.